mbujije sheri ntago muncika ako ndogo wabayite mani urabona ukuntu mbujije sheri bisangira ibi bintu byose muri hese ko nawe Sandogo rero mani uyu munsi waraye by'umwana ndamurya mfite imbaraga mfite kime igihe yahereye anshikira uyu munsi byashoboka pe mbega ukuntu ndamucumita uriya mwana igihe nahereye mushaka mubura uyu munsi ndamwemeza ndamurya mpaka agapipi gashyushye we uri kuryama ku manywa bite byawe sitori igihe cyose nahereye nibaraguza nagwanya imvaga mwana aryo avugaga ngo iki mwana shana uri inshuti nziza kandi ubushuti burago oya gaswera navugaga umva nyine ibintu navugaga uriya mwana vava sozi igihe cyose namuyigiye se sozi amafaranga yanjye natanze uyu munsi nshaka kumurya uyu munsi nshaka kumurya ngira inama ndimo kubagira ngo mugutegere akumva ko ndabona ikigoryi uzagira ubwenge rya Imana musura murya ntago ari byo kumurya by'amafiriti cyangwa by'inyama ni ukumurya bya body to body ibyo navugaga ibyo namenyingaga muri ya mani uriya mwana niko nateye irari ntabwo ujya ubibona se kandi nawe wasanga ujya umwifuza afite ibisoso n'ibibuno binini byatanje ikibazo ni mugufi ajya avukana nawe n'umusebye ajya avukana nawe kama cyangwa kenisi wabonye jone ye abakobwa ba jone ahantu hose ni jone ku mukondo ni jone amatako ni jone ahantu hose ni jone asanga kenisoro wajya baravuga oya bagasanga kenisoro ni oya avukana na Kiriko mu Burundi oya reka Kiriko waheze nta Kiriko ikintu cy'igicucu se cyo kitagira ubwenge umva nyine nkubwire nuko nta gitekerezo uri kungira amana ni namuri kungira bimeze bite wowe umurye nta kibazo nose ndamuri kumva ubwenge bwawe ndakoresha iyi tekinike nyine urabona yarananiye mana ubwo mba nihagazeho reba igihe cyose namugigiriye ariko aramba kandi nta jone kabisa nanjye ndashaka kuyifata nkavuga ngo ino jone se kuki ukunda abantu bareshya nka Kiriko nkujya ngiye nkunda abakobwa b'inzobe mana nibo baba baryoshye baba basa neza no kubareba ukumva irari rirazamutse nose urashaka kagakobwa kawe kagakara kagufiya niko ushaka kunkundisha we mana ukunda nabi yewe se wowe ukunda nabi kabisa yanabivuyemo none se araje fafu nashaka kubona nishiri wanjye n'icyo gutereta nagenda ushaka kumvisha nose urigishaye hano wamuswera wagenda mani dore genda sanga nshaka kubona urukaze hose nishe muri hariya oya wakicucu urahura nawe mbega umukobwa mwiza cyane ngitereta va chouchou dis-moi ako va uzaharya agaciro ndabizi ukunda amafaranga reka mwenyera amafaranga n'ubundi yikisa amafaranga akira yikisa aya nayi nayo kurya akira aya nayi wongera urye aya nayi wongera urye erego uri mwiza usa nabiki amafaranga aramushyira kuri umbagwe yamuhaye aramuhase aramwongeye uri none handi aya nagakwemera kugenda n'amaguru tutega moto uduhungu two muri quartier twirebeshwa n'amatara ma bindi bitanu nyine ndaje mwereze kuri code ari nayo mfite mu ntoki arashize ya code yawe yarya ni kangahe sheri mbwira nayi tugiye ko ngiye kuguha ndi yo kurya yo kuguha imbere utuntu twinshi mbwira none ubonye nta kariso ngira oya urayigira nshaka kugira tundi twinshi nyine nayi tugiye ko ngiye kuguha utundi nyine two kwitaho twawe mu buzima busanzwe ngiye kuguha 10,000 10 urakomeje anasukamo 10 none se koko vava amafaranga yose njya nguha nibwo bwa mbere ubibonye ko ndi kuguhereza makeya ndakomeza nguhereza amafaranga buri kumamagaye nuko ngukunda ngerega ibingibi nzabiharahira n'imbere ariko bose ba amafaranga ngo njye nkunda wowe gusa tugende nyogwere kuya hano wundi oya ni wowe gusa ahubwo ngwino twijyanire nkwerekana tujye tujye ugira ute igihe cyose twabanye udashaka no kunsura ngo rero no mu rugo nkwereke n'ababyeyi nkwereke n'inshuti nuko se nonyerekayo Nise ko duhuye ndi kugenda akomeje kugusura Neso uye ndi kugendera ahantu naringiye turiya ngo ninze njye kugusura Une se wanyine muranyire gitafata nene ufashura igisambo wowe uri kurunguruka ibiki wowe uri kwiga amakuru yo kugira ngo ujye utwiba mu rugo
oya reka ntabwo njye ndi igisambo. ubacunze tudahari. Wapi? None se utari igisambo ureba ukuntu usa Nso igisambo gisa gute? ari igisambo. Ntabwo ndi igisambo. Wowe uraza ku gipangu cyanjye kirebe, wowe uza ku gipangu cyanjye kwiba wowe. Nari magazanga. Izo ni mapu z'abanyakigali babajura baryogo ba danje man. Ntabwo ndi igisambo. Ndakubwiye kuza kurungushyira iwanjye. Oya njye hari abantu ndi kwirebera na turi kumwe hariya ntabwo njye ndi. Ninde muziranye muri iki gipangu? Muri iki gipangu nta muntu tuziranye. Ibintu uri kureba ni ibiki? Ibintu ndi kureba mbirakureba. Tugende kwa mudugudu. Njye ntabwo nkunda abantu nkamwe. Kuri kisi. Tugende. Ibintu ngiye kureba biri hariya. Ibiki? Ngiye bireba. Ibiki ndeba. Reba nyine ibintu ndi kureba. Umukobwa ufite amabonano. None si bari aho bagutwaye icyo bari kwiteretanira. Si babiri se? Wowe uri igisambo rero ntaho ufite. Tugende kwa mudugudu. Oya turi kumwe ngiye nawe. Ni wanjye sininjirayo. Nandi kubacungira umutekano turi kumwe. Wanze ndebe niba nta bintu watwaye. Kandi nose nigeze ninjiramo. Wasa wanuriye ibipangu. Reka ndebe. Ni telefone yanjye. Ni yawe. Ni yanjye. Kuramo password niba ari yawe. Nse ntabwo ureba ni. Yikuremo password niba ari yawe nibwo nemera ko ari yawe. Wasanga abana zibuze cyangwa nabo mbahamagara imbabazi. Urubwo urarokotse ariko tubanze tugende yabo nkune nzererezi vamo. Umva se ntabwo nsiga inshuti yanjye ngiriya. Niba muri kumwe tugende. Nega ntabwo ncika. Rukunyira igituru kunyira. Ndikukira igituru. Fata menanga. Okay, nta kibazo. Ntabwo wancika rega. Ngenda kujyana kwa mudugudu. Nyine tugende ikibazo se ni iki? Umba rero nibyo Tugende. Iki kigabo urakize? none se ndeka abagura ukuntu byagenze. Uyu nguyu twari twicaranye ahangaha abona n'umukobwa arambya ngo nisheriwe ngo ninjye kwihisha. Bivuge neza komeza nyine. akusha uzajya wiba nurangiza uzutesha abantu umutwe bari nyine nkubwire. wese uri igisambo buriya Niba nanazi. nibyo ndigagiza nibino bintu n'ibisambo n'ibisazi byarasaze Nyine ahantu njye kwihisha. Ahantu Nyine reka kwihisha. Niho nyine ndakubwiye nsanze. ngo wihishe njyewe nawe se turaziranye noneranye n'umugore noneranye n'umukunzi niko ratavava ntabwo nziranye n'ibisambo uranyihakanye rero ukuntu ugisa ukuntu ugisa nibyo tujya tugendana koko. Umva wakoze kuba amafaranga banki. akomana n'imisi Ntabwo mbujije se ntabwo muncika. ako ndogo wabayite man urabona ukuntu mbujije se bisangira ibi bintu byose muri biheze ko nawe nzi ndogo nawe nzi tugende. Yes. Nozara kwa mudugudu ubu bintu kunshiramo man ubundi uvuye mu bikimwe bikimane kano kandi Ose so warwatse ngo njye kwihisha. musubiranyemo muri kuzana njye kabiri nandi mu gutereta none kamubwira ukuntu byagenze none uyu ninjye wamubwiye ngo ajye hariya ako nandi gutereta none nije umukobwa arananyanze n'amafaranga ndarajyanye na muri mu gisambo ninde kurajyana igisambo. we utashaka kunshinja ubusambo bansanze ndi gutereta bagusanze urunguruka ibintu byanyu birasobanukira kwa mudugudu. ako se grand frère oya tugende. grand frère muyobodo ibi bigabo ubona hano ibi ubona hano hagarara neza hagarara neza ibi bigabo njye mbifashe kino kiburira hejuru y'ipampa. Ni meza Chris. Ni sawa se Chris. Uraziranye se? abagabo ko mundakuzane gutya Naseri. Yakura. Chris. Yawe data. Ese watetse ikiza mu baraziranye mani baraniganye baranicaranaga Ni ndwaye ijambo. mani turi inshuti se muvandi muri kunshaka uyu muvandimwe ndamuzi Toka. none se kumuzi bivuga kutiba. Nukoze. Umbase. Watetse iki se muhungu? hari byose twatenze Ako ndabizi mwariganaga muri inshuti iki kigabo ngifashe cyurira igipangu nubwo muziranye njye ntabwo mbyitayeho. Amafaranga aho barya aturutse wowe aya masuti uko ari abiri simbazi sinze naho bavuye ngiye baje bansanze ari kwitemberera bahita bamfata muyobo uno mugabo muraziranye ariko ko musa nk'ibiraro ko musa n'ibirara nde
wowe Denande. n'imisatsi biboshye Denande. ko musa washyiramo rinete ufite bihe umuntu wambaye rinete anywa itabi anywa itabi muyo baguhangaye ufite ikibazo dufite ikibazo nanjye sinzi impamvu muri urundi nandi kumwe na shere wanjye bava nandi kumwe na shere wanjye bava uretse ntabwo ushobora kumva ibibazo by'abantu bose icyarimwe ntabwo nsanzwe na shere umvase muri gusakuza gitifu ceceka aho reka ceceka uyu muvandimwe ndamuzi kuva kera yitwa Ndobo hanyuma twariganye mwebwe ntabwo mbazi ariko nanone kuza muvuga mwese icyarimwe sinshobora kuvuga kubona tudasasina ndogo ku mutwe murasa ariko Petit frère. reka arakubeshya Ndashaka- petit frere wanjye uramuzi icyo ni ikintu cya mbere wabana gufungira sese mwana ase wanditse bro kutangiye kunyaka n'undi mukaka umugabo ikibazo ufite n'iki si muyo we nta nubwo uyobora uzi abantu uyobora aho batuye ko mubaza oya reka mubaze n'izo uramwongorera nshinga akantu ze. uramwongorera akantu uyu muvuzi twariganye ngaho reba bya bihungu reba bya bihungu twariganye bivuze kumenyera twariganye na gitifu oya giti reka mbabwire rero umuyobozi ibintu biri kujya bikemuka ibi ni ibiki abantu aba ngaba n'ibisatsi ahubwo rero reka mubwire kubera uno mujama agira n'amahane mu buzima busanzwe reba amahane mfite sanga ubisinki wamufunze amabyiho sibyo nakubwiraga umwanya umvira arabitse ngo nta mabyimuyobozi ariko undi muyobozi niwe wakoze ibintu hakireka ukabafunga hasi daso zawe zirihe ubundi ushaka zikemura iki kumenya kibazo ikibazo wembwira njye ndi no kokera iki kibazo ni iki bro ikibazo cya mbere ni iki umudugudu twariganye twigana uburenganzira bwo kuba kwigana nawe bivuze ko bavuga ngo tutaziranye bafunge ibi ntabwo ni icyarimwe uretse gato ugiye hari kuzuba kuzuba uragera ku zuba ikibazo twumve neza kandi bro urebe ibintu icara ku zuba nose uyu wenda wakaza umusazi ntabwo umva reka mubwire ntabwo mvana ikibazo kidakemutse uko wagaragaje urukundo kuri uyu ntabwo garaje urukundo uyu nguyu twariganye nibyo kwigana se ariko uyu nabazanye ikirego hano ntibuje kureba hanyuma kugira ngo twumvikane nyuma y'iki kibazo genda hariya kuzuba wowe wishakira Wicara ku ntawe hasi kuki mu njyana hariya wigiye hariya ndashaka kugenda nawe hariya kugira ngo ukemure ikibazo nanjye kuzuba nyine jya hariya icyo utumva se ubundi nawe twiganye ndabizi twiganye uri idage ubu rero ntabwo wanyemura ikibazo ntabwo wagikemura rwose ngo Atagikemura. ngira nawe